nuko nyine hari umuyobozi w'umudugudu waburiwe irengero. Uyu rero hashiye iminsi 7 witwa Mutezimana Jean Baptiste, uyu n'umuyobozi w'umudugudu wa Nyakibanda, akagari ka Kigombe mu murenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu, aburiwe irengero. Bamwe mu twavuganye n'umuryango we bavuga ko kugeza n'ubu nabo ntabwo bazi, baracyari mu rujijo ko ntabwo bazi umuntu wabo ari he, ntibazi ngo wenda n'icyo yanakoze basi ngo bamenye ngo afungiwe iki n'iki ngiki. Mpamvu twavuze ko yaburiwe irengero nuko nyine turabasuhuje kandi tubifurize kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, tubifurize kugira ibihe byiza muri rusange. Ngende Jean de Dieu Karinijabo, ariko ndi kumwe kuri kamera na Bagabo John. Bagabo John, hari abantu bakwita ngo uri umunyerondo. Banyita umunyerondo. Kandi kirazira kwitiranwa n'umuntu wundi kandi ukomeye. Amazina yombi saa kugira ngo urebe ukuntu urya urihindura. Ubu wowe uri iki? Niba ugiye kurihindura uri iki? Tujye tukitana. Nyine niba bongera Bagabo John umunyerondo. Kuko ndi yitwa Bagabo John kandi general mu ngabo z'igihugu. Kwa twitora amazina yombi rero urumva ko ari ikibazo. Hari umugeneral ntabwo muzi jya kuri Google mubona. Umugeneral yitwa Bagabo John. Yiterwa amazina yombi. Ubwo mubwo kugira ngo ngewe urumva ntabwo nta bihuriye. Nge ni umusivili. Ubwo niba mugomba guhita mu irondo ry'umwuga ngahitamo umunyerondo. Hakurya abantu bazajya mu John Bagabo bagire ngo ni General Bagabo John turamusuhuje rero hari hose ntabwo nari muzi. Anyways, Bagabo ko wavugaga ngo irondo shop ryanyu bararifunze, nkaba mbona uri kubyibuha kunanuka. Nawe narazigamye. Irondo ryareza amenyo. Nawe narizigamiye. Akageza nawe ntabwo yarafungurwa. Ntabwo yarafungurwa. Turacyategereje. Bafunguye irondo koko shop rya rweza amenyo. Niko. Anyways, reka tubabwirira ko John Bagabo umunyerondo ari nyiri kinyamakuru cyitwa Rubanda akadomorwa. Ugiye muri hari abandikira bashakira amakuru harya bayita gute muri Google, abakuri Google wandikamo wa eshatu akadomo Rubanda akadomo ra na wa, ukajibona amakuru atandukanye yandikwa n'itsinda rigari ry'umunyerondo n'abagenzi. Umisi imeza dushyiramo n'imwe z'abanyerondo kugira ngo bumve ko ari ikinyamakuru kivuganira abanyerondo. Ariko ni Rubanda muri rusange. Kuko buriya n'abadepite bitwa intumwa za Rubanda, ko ntabwo abadepite ari ikinyarwanda. Dukoresha intumwa za Rubanda. Kuko Rubanda bagomba kumenya amakuru kandi bakamenya amakuru nyine. Rubanda mugeze he mu kinyamakuru cyanyu bimeze bite? Rubanda tumeze neza, amakuru araboneka. Abaturage bakatugira icyizere bakatubwira ati nyamuneka hano bimeze gutya mudufashe mutuvuganire. Nk'ubu hari n'indi nkuru ndiho nkora muri Karongi. Babivuga ko umujyanama wa guverineri yitambitse mu kurangiza urubanza rw'umuntu wagombaga kuba yaraheshejwe n'umuhesha w'inkiko. Kurumva Rubanda babagize gutya bakatubwira ati nyamuneka mutube hafi. Mu Bugeseraho mu Bugesera namwe naracyayatohoza. Amakuru ava ko ari umwe mu bayobozi batawe muri yombi. Ubwo nareka tubanze tuze kuza kuyatohoza aze kuza kugera kuri Rubanda anoze. Yego. Icyo kinyamakuru cyitwa Rubanda akadomo rwa mujye mugisura, kiba gifite amakuru agezweho hafi ya buri kanya. Nayo mu karere cyane nko muri Tanzania, Kenya, Uganda. Ubu umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania amaze gusezera. Numvise bambaza ngo se ni ko yasezeye. Impamvu yasezeye nuko agiye kujya mu kiruko cy'izabukuru. Ubwo agomba kwanza kujya gusezera muri Zanzibar. Kuko ra Tanzania ibyo bita ngo Tanzania bara na Tanzania visiwani. Ubwo Tanzania bara ni iriya ya Samia, Tanzania visiwani ni iriya ya Mwinyi ya Zanzibar. Ubwo arabanza akajya gusezera Zanzibar akazagaruka gusezera noneho kwa Samia. Ni mu mpera z'uku kwezi kwa gatandatu. Amakuru abahari rero. Impamvu rero nagutumiye kuri iyi nshuro nuko nabonye wanditse inkuru ivuga ko hari umukuru w'umudugudu waburiwe irengero. Hakaba hashize iminsi 7 bivugwa ko yaburiwe irengero. Bimeze bite muri Rubavu kuri iyi nkuru? Iyi nkuru nk'uko bivuze iri ku kinyamakuru Rubanda. Nuko nyine hari umuyobozi w'umudugudu waburiwe irengero. Uyu rero hashiye iminsi 7 witwa Mutezimana Jean Baptiste, uyu n'umuyobozi w'umudugudu wa Nyakibanda, akagari ka Kigombe mu murenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu.
aburiwe irengero. Nyuma rero kuri ubwo byagenze bite? uko byagenze rero mu ncamake n'ubundi ntabyo nanjye ntegeze ashyira mu nkuru nashize nakoresheje gusa incamake zabyo. Bavuga ko haje imodoka iraza imusanga mu rugo iramutwara, ariko ntabwo bazi ngo ni imodoka y'uwo rwego niba ari urw'inzego z'umutekano cyangwa ari imodoka y'umuntu ku giti cye, ntabwo babizi. Iramutwara noneho ngo agezeyo aho yari ari bakamuhamagara akabwira ngo ndaje, ariko ntiyababwira ngo arahananga. Nuko nyuma bamwe umuryango barimo n'umudamu we batangira kujya kuri sitasiyo za RIB kugira ngo bajye kureba ko bamubona. Barashaka barabura, hanyuma bakomeza kubaza nyine se bimeze bite, uraba nyine ko iminsi 7 irangiye. Ubwo rero mu gukora inkuru ubuyobozi muvugana umugore bamwe twavuganye n'umuryango we bavuga ko kugeza n'ubu nabo ntabwo bazi, baracyari mu rujijo ko ntabwo bazi ngo umuntu wabo ari he, ntibazi ngo wenda n'icyo yanakoze basi ngo bamenye ngo afungiwe iki n'iki ngiki. Bagana bajya kuri sitasiyo za polisi bakabwira za RIB bakabwira ko adahari, ntawe bafite. Bakibaza ese byagenze gute, mpamvu bavuga ko yaburiwe irengero, bakoresha nyine ko yaburiwe irengero ko nawe bari babona. Usibye ko ari naho n'umuyobozi w'akarere Ildefonse Kambogo yavuze ko batayifata nko kubura irengero, nko yaburiwe irengero, ko bagifatanya n'inzego z'umutekano kugira ngo bamushakishe. Ati hari igihe ushobora kuba yagiye ku mpamvu ze bwite, ushobora kuba hari ukundi byagenze akaba ataraboneka, ariko ku mpamvu ze bwite atijyanye ntabwo yijyanye. Hari imodoka ariko ibyo bivugwa n'abaturage n'umuyobozi ndavuga ibyo byo kuvuga ngo impamvu ze bwite. Nyine umwe yawe impamvu yavuga ngo ni impamvu ze bwite, hari igihe ujya kubona se nta nkuru wigeze kumva y'umuntu watorotse kubera umwenda yarimo ntabwo ari ibyo ngiye cyo mvuga. Kwijyana ku mpamvu ze bwite yaba ari we wijyanye, ariko niba yarajyanywe n'abandi nyine meya we ntabwo yemeza ko ajyanywe n'abandi. Niyo mpamvu nanivuze gutyo ko meya we ntabwo avuga ko hari inzego zamujyanye cyangwa yemeza ko hari abantu bamutwaye. Bakavuga ko kuba ataboneka ushobora kuba ari impamvu zitandukanye, ku buryo nawe urumva nta makuru abifite ko umuntu yabuze nk'uko cyangwa yaburiwe irengero nk'uko babikoresha, ntabwo abuze ngo byagenze gute. Niyo mpamvu rero navuga ati twe kwirinda kuvuga ngo, niyo mpamvu no mu nkuru navuze ngo aravuga ko atemeranywa no kuvuga yuko yaba yaburiwe irengero, kubera ko isaha n'isaha ashobora kugira iki, ashobora kuboneka. Niyo mpamvu uzajya kubona ukuntu umuntu amaze imyaka 10 n'ingahe baravuga ko yanapfuye cyangwa aburiwe irengero, wajya kubona ukuntu aragarutse. Hanyuma uyu mukuru w'umudugudu uvugana nabo mu muryango we bakubwiye ko hari ibintu yajyaga yijandikamo bishobora kuba byatuma nta na kimwe, nta n'icyaha nta n'ikibazo yari afite ko n'undi yari mu kazi. Wenda kenshi bikunda kuba iyo hari nk'ibintu yakoze bakaba wenda baramukuye mu mwanya, ukavuga ati nta byo bamukurikirana, bari baramukuye mu mwanya cyangwa arasezeye, nta kindi kintu na kimwe kigaragaza ko hari ikibazo yari afite mu yaba umuryango we cyangwa n'abaturanyi, bavuga ko nta kibazo yari asanzwe afite. Ariko nyine wenda kubera ko tutazi ngo ari hehe cyangwa se bamwe tutazi ko nk'uko abaturage bavuga ko hari imodoka yamutwaye, wenda ntabwo tubyemeza. Ushobora gusanga wenda ari inzego z'umutekano ntabamenye, kandi bajya batubwira ko tugomba gutegereza kugira ngo babarebe habanze hakurikizwe. Ushobora gusanga wenda mugani nazo zimufite, ariko mu rwego kugira ngo iperereza ridapfa bakirinda kubivuga. Ibyo byose biba bigishoboka mu iyo byagiye mu kazi. Umukuru w'umudugudu ubundi mu rwego rw'amategeko nka nyuma y'imyaka 5 nibwo bemeza ko byemejwe nabwo n'urukiko ko umuntu yaburiwe irengero kugira ngo babana muzungura bagira bate. Ndimo ndibaza kuki abo bantu bo mu muryango we namwe nk'ikinyamakuru Rubanda mwanditse ko yaburiwe irengero. Impamvu twavuze ko yaburiwe irengero nuko nyine nawe urabivuze ko urukiko ari rwo rugira iki, ari rwo rubyemeza, ariko nyemeza yo baruregeye. Ntabwo buryo urukiko ushaka kuvuga ngo rwakoze ibintu kubera uvuga ngo ushaka kugenda bakajya kuregera akavuga ati twebwe umuntu byacu byagenze gutya, twajya mu mwemeze ko yaburiwe iki, yaburiwe irengero, bakabiburana basanga hari ibihamya. Wenda niyo myaka cyangwa nizo procedure akaba arizo zemeza ko yagize iki koko yaburiwe irengero, bakabikonfirma urukiko rukabyemeza. Ariko impamvu nuko n'imvugo ibikoreshwa, impamvu nyine n'ubuyobozi buvuga ko batakakombye gukoresha iyo mvugo cyangwa se kwemeza ko koko yaburiwe irengero. Ariko birumvikana ijambo riba rikoreshwa kugira ngo abantu babyumve, kuko ntabwo bavuga ngo umuntu ngo yabuze gute se, yabuze agiye mu kazi. Kubura no kuburirwa irengero n'ibintu bibiri bitandukanye, ariko abantu ikintu bahita bumva kuko abize mu itangazamakuru wenda kuzimiza cyangwa se kuvuga ikintu abantu batari buze kuza kumva. Kumvuze ngo umudugudu ngo yabuze, undi akavuga ati umukuru w'umudugudu yaburiwe irengero, automatique umuntu atayumva yaburiwe irengero kuvuga ngo yarabuze.
bitandukanye no kuvuga ngo yabuze gusa ashobora kuba yabuze ari ahantu agiye ari witagaruka bari ahantu yatembereye, bitandukanye no kubura irengero rero. Ni mpamvu rero dukoresha iryo jambo kugira ngo abantu abari buhite bumve nyine ko yabura irengero ariko gishakishwa cyangwa se inzego zibishinzwe zikurikirana kujya ejo bajya kumva n'inzego zimufite n'urugero ntabwo mbizi ariko n'urugero zibaye zimufite ko tujya twumva bafashe bakavuga ko abura irengero nk'ibyo tuvuga, ariko nyuma y'iminsi twumva urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruvuze ko rumufite hari ibyo agikurikiranweho. Ibyo rero ni mpamvu umuntu akoresha iyo ntuza kubera ko ariyo abantu benshi bakoresha cyangwa se ariyo babasha kumva ko tureba imvugo umuntu abantu benshi bahita bumva kandi bagahita bumva na sansi n'icyerekezo cyayo kuko akenshi usanga ariko bahita babifata. None bagabo rero mu nkuru mbona mwanditse kuri Rubanda muravuga muti umuyobozi w'akarere ari guhakana ntago twahita twemeza ko yaburiwe irengero. Inzego z'umutekano ziravuga iki? Hari polisi, hari RIB, baravuga iki? Nashatse kuvuga n'umuvugizi wa RIB ko kurumva bari mu nshingano za RIB ko no bajya ari bakurikirana ari icyo cyo kumva ati ari kuri station ya RIB wanda no bamufite no kurumva bajya mu muryango kujya kumureba bajya ku station ya RIB. Impamvu nanjye nakoresheje nkurikije abavandimwe byo bavuga, niyo mpamvu byango kugira ngo nanjye nifashishe kuba namenya amakuru kuri RIB. Ariko RIB ngira ngo kwabonye mu nkuru namuhamagaye Dr Thierry Nyanyitaba amitamba nariyo nararinda mwandikira kuri WhatsApp umuntu dusanzwe twandikirana, ndamwandikira mubwira ibyo mushakira ntiyasubiza ni nkora inkuru. Birashoboka wenda ko hari amakuru wenda nawe agitegereje cyangwa se hari ubundi buryo biteguramo ndashobora kuba yabimbwira ubundi buryo yamenyesha bwose umuntu yakongera agakora suivi muri nta kibazo cyo kiba kirimo. Ntabwo wagerageje no kuvugisha nibura umuvugizi wa polisi Afande Kabera? Afande Kabera ntabwo nigeze muvugisha ko narashatse gufokasinga kunoza kuri RIB cyane koko akenshi usanga aribo bagenzacyaha. Hanyuma rero bagabo mu buzima busanzwe ikinyamakuru ku Karubanda gifite murongo wuhe? Nako ikinyamakuru Rubanda ikinyamakuru Rubanda gifite umurongo nkuko byumva nyine ko ari Rubanda ni ikinyamakuru gishinzwe kuba cyakora ubuvugizi kugira ngo rubanda cyangwa se abaturage babashe kuba babona ibibaho ibyo niba nkoresha ngo ibyo bagombwa kuko hari ushaka gusanga umuntu hari uburenganzira yari afite ntabuhabwe cyangwa se ntabubone kubera rwego rumwe cyangwa urundi rutabashije kubyitwaramo neza. Mwe mugasanga Rwanda murenganyije tujya tubibona aho usanga umuntu yarenganyijwe yageze gute ariko itangazamakuru ryamukora ubuvugizi ukabona birakunze rimwe rimwe ukabona barabyishimiye n'abaturage ati turishimira ko itangazamakuru ryadukoreye ubuvugizi ibintu byacu bikagenda neza cyangwa se bigakunda, ariko nanone ikagenda no kubijyanye nuko hari abantu bafite ibyo bagezeho cyangwa se ibyo bakoze ariko bitari bitekinika atari ugutekinika. Umuntu yakoze yagezeho bikaba byakwesipera abandi kugira ngo nabo babe bakwiteza imbere mu bijyanye n'iterambere urebye n'abahanini cyane igice cy'amakuru gishingiye n'uwo murongo. Hanyuma hari ibinyamakuru bitandukanye n'ibitangazamakuru hano mu Rwanda byari bifite uwo murongo n'ubusanzwe bisanzwe bivugira rubanda. Nakahe gashya wuzanye? Ni icyo uje kubarusha? Icyo nari ngiteze kubera impamvu imwe araho ibyo ndabihoza na bya njya kumva umuntu nabwe ngo ngo ariko baga ngo bitangazamakuru biri mu Rwanda ngo uko bingana ngo nguzanye iki, ariko buriya ni urugero wenda ndaza no kuguha amalinki nibiza kuba ngombwa. Ntabwo niba ngiye bagabo ikinyamakuru cyane cyemaze icyumweru kimwe hakaba hari abantu batangiye gukora ibyo bita ngo gushishura, urumva yabonye inkuru yawe nuko hari cyo abonye kindi gitandukanye naho n'ibindi ajya abona. Buryo umuntu ajya kugushishura cyangwa umuntu ajya kugukopera ko yabonye ko ibyo wakoze ari byo. Buryo za nta muntu ukopera umuntu wa 38 mu ishuri akopera wa kabiri wa gatatu wa mbere kandi akabaza ati ibyo umuntu wa mbere yasubije biraza kuba ari byo, naho akopera umuntu wa 28 mwana 30 muri class. So rero niba ubona umuntu ashaka kuba yashishura inkuru yawe nk'ubu n'undi munyamakuru w'amagara ngo ati ntugire ikibazo ngenda kwatinga ikinyamakuru cyawe byumvikane ko nabari byagize iki hari ibyo yabonye ko ari igikora ko twebwe mu byo nirinda usibye no mu binyamakuru muzo busanzwe ninda kuvuga ibintu afitiye fact cyangwa se bidafite gihamya mu bishoboka byose kugira ngo muri ibintu umuntu naza kubyumva cyangwa nanayibona yumve koko ko ari byo. Suko n'ibindi wenda bitabigira ariko ushobora gusanga wenda uburyo wabikoramo wenda nk'urugero ruto gusa uzasoma inkuru zanjye zose sinshobora kurenza paragraph 3 cyangwa 4 kandi ibyo ushaka byose mu nkuru bikaba birimo, ariko arabandi uzasanga nk'ibyo uvuga ko nk'ubuvugizi ariko wareba ugasanga ni nk'ubuhamya umuntu yatanze ufite page 6, 8, 9.
so kujya kubona umuntu wicara imbere ya telefone cyangwa screen ya noza ya computer ariho areba inkuru ifite amapaje 8 sinzi uko mwanya yawubona. Abantu dukeneye utuntu tugufi kandi turi mu bintu byose. Iyi muri irimo umuvugizi wa Ribu nubwo tutavuganye, irimo meya, irimo n'abanyamuryango. Ubuse inkuru niyuzuye naho byabereye n'icyabaye. Ntabwo inkuru ari ukugenda ngo utangire ngo muri 80 byageze gutya kandi ushaka kuvuga ibintu byabaye ejo kwa kangahe kwa gatatu. So ngiye no umwihariko ngira w'inkuru zanjye ko zigomba kuba ari ngufi kandi zirimo ibintu byose. Kandi ikindi inkuru ikaza koko ari inkuru nta ndi umuntu ushobora kwibesha bibaho umuntu akamusura hano byagenze gutya. Ibyo ni ibintu bisanzwe mu buzima busanzwe, ariko nicyo ngicyo kujyanye n'ubuvugizi rero nicyo ngicyo ngomba kandi nkabikora nzi neza ko umuturage ari buze kuza kuyibona cyangwa undi ari buze kuza kuyisoma aze kuza kumva ko ari byo. Ni nacyo mu itangazamakuru musabwa gukora ibyitwa keep it simple and short. Bigire bito kandi byumvikana. Kuko unarebye n'urugero nuko ari kuri web ariko uzayo na radio kumva umuntu inkuru y'iminota 6 7 8 unda kumva y'iminota 2 n'amasegonda 30 ni ibintu biba bitandukanye kandi umuntu aba yumvise ibyo yumvise. None bagabo uje kubarusha iki abandi bakoraga ubuvugizi? Uje kubarusha ko uzajya wandika utuntu tugufi tuvuga? Oya ntabwo ari uje kubarusha. Oya ntabwo ndashaka kumva icyo uje kubarusha. Ntabwo navanga cyo wenda ngo icyo nje kubarusha cyane, reka mvuge wenda ngo ni nk'umwihariko mu nkuru zanjye z'ubuvugizi. Akenshi hari uzasanga umuntu wenda agiye gukora nk'inkuru y'ubuvugizi ku muntu, ariko ntabwo abanje no gufata umwanya wenda ngo ese undi iyo nkuru kwa isa bimbira kandi se niko bimeze bimeze gute. Ko n'urugendo rw'urugero nk'ejo nzajya mu karere ka Kirehe, hari bamwe nzajya kubakora ubuvugizi iwanyu. Se uzakora inkuru y'wanyu ntushyiremo amarangamutima. Oya nyine tega amatwi mu kazi nta mateka ariyo mu rugo, kandi ariyo mu rugo nabwira undi akaba ari ujya ariko nta marangamutima. So hari ikibazo niba nkubwira wenda umwe ariko nzamfite bambwiye ko hari abaturage biteranyije ari abaturage 25 baragenda bagura cash power muri wasake baraziba muri reg muri reg barazibaha barangije baraza batera amapoto bagira gute baracana bagiye kubona abana baraje haciyeho umwari bamaze umwaka bacana ejo ngo baraza abo muri noza babaza n'imodoka zabo n'abakozi baraza barabicakagura ngo babahaye iri nyitari kandi ndari gahunda leta ko muri 2024 abatojya bagomba kuba bafite iki bafite umuriro. So rero urumva ntabwo ngiye nakubakira kuri iyo nkuru wenda ngo kubera ko babimbwiye ngo byagenze gutya bigenda gutya biransaba kugera kuri tere kagenda nkajya kureba ayo mazu kuko urumva kashi ntabwo baziguze muri boutique kagenda nkajya kureba ayo abaturage nkajya kumva uko bambwira nkajya kureba muri noza muri regi mu bice ubuyobozi buvuga nkajya kumva n'ubuyobozi bw'akarere ko byose bambwiye ko ngewe bandikiye akarere bagiye kubona kuko ngo bari babakopiye bagiye kubona umuriro uragarutse baravuga tubwo ikibazo cyacu twatanze ku karere bagihaye umugisha nyuma y'iminsi bagiye kubona abantu baje imodoka iraparitse baracagaguye insinga. So urumva n'ibyo nkubwira rero hazajya harimo gashoboka mu kuba ngombwa kubandi kuri tere kurenza uko umuntu ashobora gukora nk'ubuvugizi ariko atari nose ntibari babimbwiye sinari buhamagare wa regi nkahamagara na meya nkakora inkuru ariko ibyo nyengomba kugera kuri tere nkamenya ngo bimeze gutya. Kandi ikindi cy'umwihariko wenda navuga ukinsa ibyo ngibyo mu by'ukuri ngomba bishoboka usibye ibinyamakuru mpuzamahanga ni referaho singiye kuvuga ngo n'ubunebwe ngo abanyamakuru bafite cyangwa rimwe na rimwe n'ubushobozi bwo kugera kuri tere ariko na duke dushobotse kandi nategeko ngera imbira ngo ndakora inkuru 5 ku munsi niyo nakora imwe cyangwa ebyiri ariko nkabanze ko ibyo ntanze bifatika atari kuvuga ngo no guhurutura inkuru 10-20 ibyo ntabwo nabikora ngiye nakora ko si muganga wazinyandikiye oyo ntabwo ari kiriya muganga nashiraho ebyiri nashiraho imwe ariko essentiel kaba ari inkuru uyisoma yumve koko ari inkuru. So urebye naho bishingiye ngiye kubijyana ubuse irubavu wagiyeyo kureba ura mukuru umudugudu cyangwa barabikubwiye gusura. Oya irubavu ibyo ngibyo biratandukanye koko ibyo rubavu byo urumva niba meya ntabwo meya ajya kuvuga ko umuntu aharika n'abaturage n'umuryango we ni ibintu ko byumvikana ko ntabwo nabugende ngo njye kubwa ngo subu ngundi arahari ngo munyingure niba ari mu cyumba niwe ntabwo byanacyo byatanga icyari essentiel bari banyira umuryango harimo meya harimo n'izina n'abanyana abo rero nanjye nahita mvuga ko ikiri essentiel ari uko wahamagara meya Kayonza ukamwese ko abaturage bavuga ibi wenda yaba atabyemeje yaba avuga ibinyuranye yatandukanye nakamwereke kubera ko aho ngaho buho birasaba no kugenda nkajya no kurana n'amazu ariho cash power ako ntabwo njye gufata icyuma cy'umukuru wa mudugudu ngo ndebe ko yaraye mu cyumba yaraye mu nzu ntabwo byashoboka ahubwo kugenda nkajya gufotora izo cash power n'amazu nkabyerekana dore amazu bayashyizeho dore insinga bakase nazo nkazerekana mu nkuru kuko ni inkuru y'amafoto nkabyerekana ariko ntabwo nabugende njye gukingura icyuma cya mudugudu ngo ndebe ko ataryamye ataraye muri iki cyumba. Bagabo ufite amafaranga
ufite amafaranga ntabwo ikibazo ari amafaranga kuko ubushobozi ni kimwe mu bintu itangazamakuru ry'u Rwanda abanyamakuru bagaragaza nk'inzitizi wowe urayafite reka ngusubize nagusubiza nisunze inkuru nakoze kuri honorable umuyobozi w'ishyaka PS Imberakuri Madame Christine Mukabunani twakoranye interview mubaza ku bijyanye n'amatora bitegura umwaka w'abadepite namwe se mfite ubushobozi arambwira ati ntabwo ikibazo ubushobozi ubwo ikibazo n'ibitekerezo dufite nanjye bagabo ntabwo ngiye kwirara mufite ubushobozi ariko ibitekerezo mfite kandi ubushobozi niba utaka ngo bafunze irondo shop ryawe none iriya ronda ni rusange niryo abantu benshi ariko njye nk'abagabo ku bushobozi rero ntabwo mvuga wenda ngo koko urareba ntabwo mu by'ukuri ikintu ubusabwa cya mbere ni ukuba ufite ibitekerezo bizima n'umurongo ufite so kuba mfite ibyo bitekerezo nkaba nabigaragaje nkaba mfite n'uwo murongo n'ubushobozi buzaboneka wahise umuntu atabona inkuru nakoze ukabona ibyo nkora biragenda ati ariko se nanjye wankoreye kano kantu kanyemuriza kano kantu ko muri cyamakuru cyawe gisurwa nkazajya nkubita wenda 500 ku kwezi undi ati 200 undi 100 ubushobozi burenze ubwo n'ubu ntabwo ngiye vuga ngo ejo n'ejo bundi nzatangira gusarura kandi umenye ko ibintu byose byubakwa jado ntabwo kuba abantu bose bafite ibyo bagezeho tuzana bajya batangira ibinyamakuru bari muri za kaminuza ubu bamaze kugera kure umuntu atangira hari umuntu uzari ufite televiziyo yatangiye akoresha amatekino kujya kuri tele ariko bafite amakamera urumva so ni ibintu rero tuzi ko ubushobozi umuntu ahera aho ngaho ariko iyo ufite ibitekerezo ufite n'ubushobozi ufite n'umurongo ugenderaho ibintu byose birakunda ubwo mu gihe utaragira ubushobozi se ntushobora kugwa muri ya makosa y'abanyamakuru bamwe bajya bagwamo nk'uko abaturage bishyize hamwe bakazana umuriro cash power bashobora no kwishyira hamwe bakakubwira bati ngwino dukorere ubuvugizi agatike karahari oya reka nkwereke byari ikintu injya mvuga niba ngiye gukora inkuru urumva niba ngiye gukora inkuru y'ubuvugizi ni wenda izindi nkuru zisanzwe ntabwo nzagendera kubera ko bavuze ngo harimo agatike oya zagenda ngiye gukora inkuru kuko aho ngaho ni hahandi hari ibintu ntajya nemera njyewe buryo umuntu yaguhaye ibi uzarebe urugero iyo akarere kagutumiye cyangwa ahantu runaka bamugani bakaguha agatike niho banakweditinga no mu nkuru shiramo ibi ngibi ibikure mushyiremo ibi ngibi kandi hari ibyo wabonye nk'umunyamakuru wabonye kuri tele ariko kubera ko bagutwaye bakakwishyura bakakugabura bakagira gute niho bari kukwegizije kuvuga ngo mbere yo inkuru isohoka ubanze uyinyereze manze ndebe ibyo turi bushyiremo ibyo turi bukuremo kandi ibyo rwose iyo mpano yarananiye sinyanyishobora kuvuga ngo umunamwe nkora ibi ngibi ngo kubera ko byagenze gutya icyo nemera ni kimwe umuntu ashobora kuvuga ati okay badukora ubuvugizi ibintu byacu bicamo urumva ndibuka rimwe nigeze gukora y'umuforomo bari birukanye ku kazi baramwirukana kandi bamurenganyije nk'ibyo tujya tuvuga kiganiro ushize twakoze cya Munyangire baramwirukana muri inkuru mbaza minister birangiye umuntu uza bamusubiza mu kazi n'amafaranga bari bamaze amezi 8 batamwishyura barayamwishyura ariko mu by'ukuri nari nakoze gusa ari inkuru gutyo nagiye kubona umuntu kuri telefone bana message arambwira ati umucyo nyarwanda gushimira bibaho ntiwabinsabye ariko ngiye ndarebye sanga ibyo wankoreye ngomba kubishimira n'umutima nama wanjye kubera ko nasubiye mu kazi kandi n'amafaranga nganje amezi 8 barayamaye kubera iki se nagushimira ibyo nta bihuriye na ruswa akindi uburyo kose kakwitwa ariko yagize iki yarabikoze kakitu kidogo yarabikoze ariko ntabwo yabikoze ariko ikikosa nakora niryo kumva umutima wanyushije umbwira ngo ninjye namubwiye ati nyamuneka umpaya ngaya bimwe byazava mu tubarane ko ibyo ndabizi hari umunyamakuru nzi wagiye gukora inkuru ya PSD arangije ngo amafaranga abuze aravuga ati ngo angire ndayihindura ubwo rero muravuga ati angire ndayihindura inkuru ubwo urumva ikiba cyabuze ariko ibyo ntabwo ari professional cyo tukani professional reka ntabwo ibintu byose bigomba kurangira hamwe kibago papasi yanye nuko ngomba kuzaba byibuze at least mu banyamakuru nako bitangazamakuru mpuzamahanga cyangwa se cyangwa cyo kikajya ku rwego kuko umuntu avuga ati cyo kinyamakuru gihagaze gutya ubwo saho ubwo ntago byakabaye ari ikinyuranyo uvuga uti nanjye nzakoresha abanyamakuru mpuzamahanga kuvuga ngo nzakorera umunyamakuru mpuzamahanga oya hari ubushobozi bwo butaraboneka bwo kuvuga ngo wabakoresha abo ngabo ariko mu gihe bitarakunda niyo papasi yawe ikaba ko uzabakoresha niyo mvuga ariko nanivuze rega nuko ufite ikinyamakuru kandi ufite ikindi gitangazamakuru nkorera ni urugero
ukuvuga rero ngo ikinyamakuru nkafite n'igitangazamakuru narivuze ko intego umuntu aba afite nuko yazakora igitangazamakuru mpuzamahanga ariko none nawe akazajya kuzakoresha abantu bari mpuzamahanga nawe ku buryo ibyo bakora byaba bigaragara ko biri professional. Bagabo reka ngushimire kandi nkubwire nti courage mu itangazamakuru, ntabwo ari ngewe kamara nta nubwo ari we kamara, ahubwo twese ni ukugenda twunganirana kugira ngo icyo itangazamakuru rimaze kigerweho. Courage rero ngira ngo twaganiraga gusa tugira ngo tunamenyesha abantu ikinyamakuru cyawe bajye bagisura, cyitwa wa@rubanda.rw, ari abari hanze ari bari mu Rwanda bamenye amakuru anyura kuri rubanda, amakuru ya rubanda. Hanyuma Jado urakoze, nanjye reka mushimire kuri iki kiganiro tugiranye kuri Primo TV, kandi abizi nawe ko intego ari imwe nawe ufite icyerekezo, burya byose biba bifite icyerekezo, ugasanga umuntu afite icyerekezo kandi icyiza ni uko ubona kibinagenda kuko bigaragara iyo umuntu arebye abantu basuye inkuru yawe, umuntu akareba hariya amakuru ari mugoroba byo utanga, umuntu ahita abona nyine koko ari byo abanyarwanda banakeneye, kandi tuba dukeneye ibintu nk'ibyo ngibyo bizima bifite ireme, bifite umwimerere. So nanjye nagushimiye kandi wakoze, Imana nawe ikongerere kandi izera ko bamugana ibyiza biri imbere. Urakoze cyane, kadushimire n'abadukurikiye, mwakoze.